ikintu cya mbere kintera imbaraga cya mbere nibuka gukunda igihugu, nibuka amateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ubutwari bwaranze abanyarwanda n'inkotanyi muri rusange. Turi mu gitaramo ngarukamwaka cy'intera y'imparirwa kurusha cyateguwe n'akarere ka Nyagatare ku nshuro ya 4, kikaba cyitabiriwe n'abajyanama mu nama njyanama y'akarere, komite nyobozi y'akarere, inzego z'umutekano, abafatanyabikorwa b'akarere, abari mu muryango wa Ndabaga mu karere ka Nyagatare hamwe n'imparirwa kurusha z'akarere ka Nyagatare. Umushyitsi mukuru muri iki gitaramo ni guverineri w'intara y'Iburasirazuba Bwana Prudence Rubingisa. Abitabiriye igitaramo barishimira ko umwaka wa 2025 wabonetsemo umusaruro, ubu akarere ka Nyagatare kakaba katarangwamo inzara. Sibyo gusa kandi baranishimira ko akarere ka Nyagatare karanzwe n'imiyoborere myiza mu mwaka wa 2025 na mbere yaho, bakaba bavuga ko bizeye ko n'imyaka iri imbere ariko bizakomeza. Nitwa Niyonzima Vedaste, abantu baturutse mu mujyi wa Nyagatare, akarere ka Nyagatare, mu mudugudu Sheke, akagari ka Sheke. Ubu njyewe nkunda ibintu by'igitaramo by'inkera kubera ko byungukiramo byinshi. Byungukiramo byinshi kandi nkakuramo ubumenyi bitewe n'imyaka umuntu aba afite kugira ngo iminsi yisunike. Rero ndishimira byinshi nagezeho kuko nko mu mibereho yanjye hari ukuntu Imana igenda ingirira neza, nera imbere bitewe n'ubuyobozi bwiza twishimira burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inaha muri Nyagatare mu 2007 nibwo nahageze, ariko bitewe n'ibyo maze kugeraho nishimira ubona Nyagatare ari nziza cyane. Nyagatare nta karere keza, iyo kabonye imvura karera, kabamo ubworozi, tureza pe, nakuvuga ko turejeje cyane pe, turejeje cyane. Kano karere ka Nyagatare gafite umugisha, umurenge wa Nyagatare ufite umugisha, kugira ngo umurenge wa Nyagatare nitwe twejeje kurusha ahandi hose. Amazina yanjye nitwa Uwingeneye Clementina, ntuye muri aka karere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ni aka Cyabayaga, nkaba ntuye mu mudugudu w'Akamaro. 2025 ibintu byagezweho ni byinshi. Icya mbere nibyo twishimira, 2025 twagize umusaruro, Nyagatare nta nzara ihari, twejeje ibihingwa bitandukanye. Ubwo nyine bivuze ko ku murimo nyine nta muntu w'inkorabusa uri n'ahangaha. Ibindi twishimira byagezweho 2026, turi mu bantu batanze mituweli kugira gishimishije. Ikindi twishimira Nyagatare, babonye amazi mu mudugudu wacu, bashinja amapoto y'amashanyarazi batangiye gushyiraho n'amakamba, bagiye kuduha umuriro. Mu by'ukuri ibintu byagezweho ni byinshi, iterambere nawe urabibona, turakeye, abantu turakeye, nawe biraduhura natwe twageze hari byinshi. Intego dufite ni zo gukomeza gusigasira ibyagezweho, twongera imbaraga mu gukomeza gukora kugira ngo turusheho kuzamura ubukungu ndetse n'iterambere, ngo twongera imbaraga, twongera ibitekerezo, twaguka mu mikorere, dukomeza guhinga kijyambere kugira ngo tutazasubira inyuma, ndetse n'ubworozi buvuguruye aho bitari byagenda neza, dufite ingamba zo kubifura neza. Ubuyobozi bushyashya twabwakiriye neza kandi bizeye ko bugiye kwesa imihigo, bugiye gukora mu ngata n'ubwo ari buriho kuko nabo bwakoraga neza cyane, nabo bagiye kuza bakorere mu ngata, iterambere rikomeze, tuzongera tuba abambere nk'ubushize nk'uko twiherutse kuba abambere mu karere ka Nyagatare. Umuyobozi mushya rwose nabonye ari umugabo ushoboye, umugabo ufite imbaraga, twamwakiriye neza kuko aje mu bantu bazima bashoboye gukora, bafite ibitekerezo. Ubwo rero natwe icyo tumusaba, turamusaba mbere na mbere ubufatanye, tujye inama natwe, atugira inama tuzumve, natwe tujye inama nawe. Hanyuma nk'uko ndakubwiye yuko hari ibitaranozwa neza cyane,
hari ibice byinshi n'ubundi bitari byageramo umuriro neza, akomerezeho ndetse akomeze kutugira inama z'iterambere. Murakoze. mu ijambo rye guverineri w'intara y'Iburasirazuba bwana Gaudence Rubingisa yibukije abaturage b'akarere ka Nyagatare ko bafite amahirwe bakwiye kubyaza umusaruro ndetse anabagaragariza icyo basabwa gukora kugira ngo iterambere ryabo ryihutishwe. Rakoze meya ku ijambo. Ndumva nabanza gutangira nishimira ko twakiriye nanone meya wacu mushya mu karere ka Nyagatare, ndetse tukanamwakira mu gitaramo cyiza. Banyakubahwa muteraniye hano mu byubahiro byanyu, abaturage bacu ba Nyagatare beza mwitabira igitaramo mu butumire mwagejejweho, ndabanza nanjye kubifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahirwe n'uburumbuke. Ndakomeza nanashima cyane ubuyobozi bw'akarere ukomeye yabivuze n'abafatanyabikorwa mwafatanyije, tukaba uyu munsi ku nshuro ya 4 turi hano mu nkera imarwa kurusha za Nyagatare, twishimira umwaka dushoje ibyo tuwugezemo, ariko tunasubiza amaso inyuma kugira ngo tubone aho duhera twinjira mu mwaka wa 2026 n'ingamba nshya. Ndashimira nanjye cyane abahanzi, turagushimiye umubyeyi wacu Mariya Yohana, turagushimiye Alouette, dushimiye itorero ryacu Imena, mwe noneho mwanavuye kure ariko muza kuvuga muti reka tujye kwifatanya mu kurusha za Nyagatare twizihiza uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Mwakoze cyane. Nahoze mvuga nkurikiye indirimbo twabyinnye ndetse nuko abantu bagiye babyishimira. Buriya igikorwa cyose dukoreye hano muri Nyagatare biragoye guhita witandukanya n'amateka y'igihugu cyacu. Iyo ugeze muri Nyagatare uhita uhuza impamvu ki turi hano. Turi hano twishima ko buri gihe agatima gakomanga inyuma uvuga uti dufite igihugu, dufite igihugu. Dushime cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika dufite igihugu gitekanye, giteye imbere, gikunda abanyarwanda babo. Icyo gihe rero kenshi iyo turi hano duhita tuvuga tuti cyari kuba bigenze bite tutagifite, bari kuba abantu bagitatanye harimo n'abashize, ariko ubu turi hano. Nabyo ntabwo twakwishima umwaka ariko tutabigarutseho. Mariya Yohana yigeze no gusa nk'atwibutsa ati muri mu mutara mwiza. Nibyo koko, turi mu mutara mwiza, umutara wera, umutara utereka amata, umutara utoshye. Ndumva ari naho nakomoza ngira ngo mu byo twishimira tunavuge tuti reka twubakire kuri ibyo byiza dufite, noneho duhige ko umwaka utaha tugiye kurushaho kugira ubwo burumbuke, tugiye kurushaho gutereka amata menshi, kubera ko dufite igihugu cyiza kandi kiduha n'ayo mahirwe. Turagira ngo muri ubwo bufatanye bwacu twese mu kwishima, ariko tunishime tuvuga tuti twinjiranye iki muri 2026. Aha turi kumwe n'abantu b'ibyiciro byinshi, harimo abasaza, harimo ababyeyi bakiri bato, harimo urubyiruko n'abana batoya. Ni na byiza cyane ko twakomeje kugenda tugaruka ku muco, ku mateka, kugira ngo
twibukiranye ko bamwe dufite n'ayo mahirwe kuba turi kumwe n'abakuru hano bakomeza kutwibutsa no kutubwira aho tuva n'aho tugana bunga mu rya nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko natwe ntibibe igitaramo gusa, ntibibe kugosora mu rucaca, ahubwo bibe kuvuga tuti ayo mahirwe tuyabyajemo iki. Turabizeza rero n'ubuyobozi bw'intara ndetse n'akarere n'abandi bafatanyabikorwa, inzego zose dufatanya muri gahunda ya leta, muri iyo gahunda y'umuturage, kugira ngo muri uko kujya mu ngamba n'intore zishimye zihamiriza, tujyanemo n'izo mbaraga zitwihutisha mu kwiteza imbere, gukomeza kwigirira umutekano no gukomeza gukunda igihugu cyacu na nyakubahwa perezida wa repubulika. Aho tuzaba tugeze ku byo twifuza, kuko ubikunze ni nabwo ashyiramo imbaraga yakomeza bisigasire kandi tujya imbere. Ibyo rero subiza inyuma muri za ndirimbo zose mwagiye mwumva zikadukomanga ku mutima, zikadushimisha, ariko burya ziba n'imbaraga rwose. Intsinzi ikomeze ibe intsinzi, gukunda igihugu ukomeze gukunda igihugu, ariko tudasobanye.